Ari. Mwebwe si kumushinga cyangwa murakora cyangwa? Uratashye ku igare ryawe. Umugabo wawe nawe mukanya umurarasa kugusangayo. Napfuye we. None si iba ariko se nzane telefoni basi. Ajya kuyiza. Umva, reka ngende. Mama, umugore ahantu hose ngiye arankurikirana, ahantu hose ngiye akankurikirana. Ninde sakubwiye ko ndimo ndacuruza? Ninde kubwiye ko ndi gucuruza? Kumva imbere genda kumva imbere. Nubwo abonye. Mana we, shamubo mu nzu nziza. Ukuri hangana. Ariko se mwana wa none yaba ari umuzimu wakoresheje ari amafaranga wabyitwara mute? Mwiriwe. Ariko hari umuntu kumva, hari umuntu gusuza wangu. Cyako ntawe numvise nawe. Kwa mugani wandi kumwumva. Reka dukore. Ati madam. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Ariko ntabwo ari ugeze kuzanga uvuga ngo urakoropa. Ni njyewe. Nese ucuruza n'agataro. Byose ndabikora. Iyo ngize gutya nkabona nk'ikiraka cyo gufura cyangwa kibindi bintu byose ndabikora nta kibazo. Uncle. Nasuko izanze. Ya, nende kuganira n'uno mudamu. Nese ufite gahunda na mudamu wanjye? Oya? Njya bazanira ibyo bahaha. Bijyanye n'imboga. Madam. Ese mwiziye hanze? Mwari mwarabuze n'amahoro. Wahora niki? Mbese muraho? Bari baramfashe baranyambuye ibyo ncuruza byose sinongera gucuruza. Uyu munsi rero mbonye yuko mbonye udufaranga ndavuga ngo reka nze ndebe yuko mukinyibuka. Ndavuga reka nze mbazanire. Uyu mudamu muraziranye se? Ndi umukiriya we. Ajya nzanira ibintu nyine nkagura. Kowe n'abanyagataro rwarahize koko. Twisubire mu nzu. Yaratesheje apeti y'inzoga yacu. Ariko nawe ushaka kunyica wangu. Oya, we jya unywa inzoga sha. Jya unywa inzoga. None se mwishu bagiye kuzazibona? Yewe utanambwira ngo ari umuntu gukomanga uri kudusuhuza. Noneho se ufitemo ibiki? Mfitemo courgette, mfitemo intoryi, mfitemo karoti, mfitemo n'ibitunguru n'amasha. Noneho gaho nyura hariya. Ugenda ureba Isi, sibyo? Arebemo ibintu bikenewe nyine abifate azemo y'amafaranga yawe yakuzaniye. Murakoze cyane rwose uri umubyeyi mwiza. Mama. Ubuje hano wabikubwiye koko? Yego mana yanjye.
ari karama rebamo hano ibintu bikenewe tugurira uno mu mama urumva umbwira amafaranga bisaba nyaguhe mwishyure sibyo mabuja ubu ni ngombwa ko twagura ibindi bintu aka kanya wamutse akagenda akazagaruka ubutaha yego wa mukobwa we wagiye ukabanza kureba koko hari ikintu wenda kibura aho kugira ngo uhite umukanira none ahangaha utabanje kureba ko ndimo nkubwira ngo urebe ibintu bikenewe ubifate ikibazo ufite ni ikihe firigo ntabwo zihari reba ibisabwa ibyo wakenera tumwishyura uno mu mama areke kugenda nta kintu tumuguriye sibyo nta kibazo mabusha mumbabarire murakoze n'ukuri wari umeze neza ariko rwose nari meze neza ntabwo nari mperutse kuza aha dore mfite kurujete nziza intoryi n'amashu ntabwo nari mperutse kuyabazanira nabibonye nyine narinje kugira ngo mbwire Alice agire ibyo akugurira murakoze n'ukuri umubyeyi mwiza Imana iguhe umugisha ndabona ariko umeze neza yego rwose turashima Imana usigaye urengegera akazi ubonye ukuntu umujijishije ngo kumpahira koko ubonye ukuntu umukwege ukavuga ngo ntabwo turi bugure ntabwo turi ukamakanira kugira ngo ngurire mama ubu nabaye umunyabwenge mbagira gatatu neza n'ijisho nicyo gukundira mwana wanjye nicyo nkwemerera kabisa harya mbwira ngo wabonye iki ko bimeze gute mama hari CD nabonye hano ariko nanjye sindamenye ikintu kiyiriho ngo CD wayikuye hehe hari ibiki mama uguze umuntu wayizanye hano reba wa mugabo w'inshuti na boss bita ngumi niyo wayizanye ariko ikigaragara yabateye ubwoba bivuze nyeneye kumenya ikintu kiriho umva mwana wa iyo CD ntibivuga burya hitujyana ujye kuyisubiza aho wayikuye sinshaka kongera kuyibona mbabarira nawe ntabwo wemere kuyireba yijyane akose mama ibyo ni biki ubundi uri kumbwira ubu nta kintu ushaka kudufasha turamutse turebye ibintu biriho nta kintu byadufasha umva mwana wa iyo CD ntabwo yizanye nagiye nyishyira ngumi aho sinzi ukuntu yageze ahangaha kuko banambwiye bati nawe nturebe ikiriho none wowe wahise uyifata gisubizeyo ngo ariko mama ubundi ibyo ni biki uri kuvuga ese ubundi ninde wayiguhaye ahubwo mama ubwo duherukana kuvugana wambwiye yuko wahuye na wa muntu wadufashije akaduha amafaranga ubundi byagenze bite ni ibiki ako noberana bagire kagukabye ndakuze amakabya yawe umva buretse gato mbanza mvugana na papa ko mbona wisetsa ninde mwavuganaga papa ni wa mwana w'inshuti yanjye twavuganaga niwe urimo kunsetsa mweruka kujya gusura wa wundi nagiye gusura ahubwo papa azi ko yagiye i Burayi ubu nibyo yari arimo kumbwira yo urahombye sha nahombye inshuti cyane ese papa mama ko yatinze kuza ubu ari mu nzira ariho araza ariko mu kanya araba ageze ahangaha ese uko byahiye turamutegereza cyangwa twirere oya reka tumutegereze ariko we niba wumva ushonje wagenda ukarya nta kibazo oya nta kibazo nanjye ndamutegereza ntabwo nshonje cyane mama ase kutambwira reka rero nkubwire nagiye kubona mbona nimero ntazirampamagaye mbanza no gutinya gufata telefone bigeze aho ndavuga reka nze nyifate nditaba ngiye kumva numva umuntu arambwiye ngo ndagushaka byihutirwa ndavuga ko ndaje ambwira aho duhurira ndagenda ndamusanga wavuze ukuntu nagiyeyo umwera ari hari undi arahangaha hanyuma bigenda nawe ukoranaho yarambwiye ati cara nawe arahagarara ku buryo ntanamureba neza mu maso nagiraga gutya nkabona reka da ntabwo ndi kumureba mu maso
Mwese mama urashaka kunga kutabonye ukuntu ameze. Reka nkubwire don yari yiziritse gutya ibintu gutya mu maso ku buryo ntamubona namubonaga ahandi hose ariko mu maso ye natekereza ko ashobora kuba afite ikibazo adashobora kwereka abantu gishobora kuba cyaramubayeho nko mu isura. Noneho njye nari nicaye nawe ageze gute ahagaze ariko ndashaka kumwigaho ndi kumwigaho. Mama ngo iki ngo urimo uramwigaho cyane ahubwo reka nkubwire ibyo reka tubireke mpereza ya CD nubwo yambwiye ngo singirebe ndege kuri condition mpereza hano. Ako mama uzi ko uzagira ibyo wikururira yakubujije ngo nturebe ibiri kuri CD none ushaka kubireba umva mama twumvikane reka ari njye ubireba wowe byihorere. Mpereza iyo CD mpereza njye mbirebe. Mana akazi kawe ari ibyo ni ibiki? Swembaza kutansubiza. Yaragitoranya ibintu. Muri ngiri kureba ibyo nafata. Imikobwa yawe rero nukuri bayabuza amahitamo kubera ukuntu mba afite ibintu byiza. Okay. Niba yabuza amahitamo reba urabona ibi sana nyine reka mbyitwa. Nyine umva uko bimeze reba ibi ngibi nibyo ngo yagiraga gute yari yabuze intoryi kurujete hanyuma rero atwara n'iki na sereri. Nibi ngibi. Imboga zirahari. Imboga yari yambwiye ko ntazihari ahubwo ambwiye ngo shiremo nk'ibitunguru nk'abingaye. Nk'ibi ngibi gutya nk'ubu ngubu gutya. Ntacyo gutya nta kibazo reka mbongeze n'iki ngiki. Biterura ibijyana. Hanyuma biriya bihagaze angahe? Bihagaze 3,100. Yonyine? Yonyine rwose. Yo murakoze cyane. Arimo ndabona yo kugarura. Oya. Yewe ngarurira nta kibazo. Nayo yagumana. Nukuri urakoze urumuntu. Ubundi se ntabwo wari wambwiye ngo barakwibye. Yewe urakoze rwose uri umuntu mwiza cyane pe. Urakoze cyane rwose. Urakoze. Urakoze cyane pe. Urakabyara urakoze pe. Urakoze. Undi uri umuntu w'umugabo. ubuzima bwawe Ikibazo nyifitse tumaze gusinda twanezerewe cyane. Ni ukuri? Anko uyu munsi ushaka kuza kutubera umunsi mwiza cyane. Uko byamera kose yaza atasa gahunda yacu tugomba kuyikora. Ako bari ibintu utazi. Uzi ko abantu twishe batangiye kutugaruka. Dusigaye tubura nuko turyama. Wamuhinga nuzoye kuzana ibyo kwicanga mu rugo rwanjye. Simbishaka. Simbishaka. Aho twarabishe. Mata. Wowe waje ryari ko nakubonye? Niyo nkiza. Kuri mumbaza sibye nazi. Ese ubundi ko mumbanye mukikanga mwikanze iki?
ugiye kuvuga ko twashinze nta kibazo abo twasije twe twadabagiye nawe pasa ubu se ko mwavuze ngo murarara mukora none reba umugoroba urageze mwasinze mwadabagiye rwose nta n'ikibazo mufite ubwo mwebwe murabona akazi muri bugashobore yewe ndabura sinze nasinze ngaho nimukomeze munezerwe nk'uko nyine mwabivuze urabona ibyo nakubwira urabona atadufashe umugore wawe utagira disipurine ni wowe utagira disipurine buriya uransuzugura hajya nzagufata mukanjakanje nkume neza ngucire nkuruke uzoya kushurwa mu gihe je m'en fous moi j'aime la bière c'est tout toi tu parles aho uzwayo nkurebeye mbona umeze nk'inkende inkende njyewe habuze gatoya amatwi yabaye mato ubundi wabaye wari inkende hejuru ubundi wowe iyo mbona papa wawe yari kumubwira ko yakishe yari kwita ngumi yari kwita nyundo kinubi karimo n'amabuye aba nakumena umutwe umeze nk'inkende yagafite ureve amatwi mwere byesha ariko umunsi umwe nzabikora abo hano ngiye no kuryama ubu niba ugiye kuryama ugiye mu cyumba cy'abashyitsi cyangwa uryame mu ntebe ngiye kuryama n'umugore wawe je suis chez moi ubwo uramumpaye ariko si uyu mugore ni icyo ashaka kunyereka koko ariko si ibi urimo ni ibiki ibyo ugiye kunyereka mu cyumba cy'abana ni ibiki koko uretse mwereke oya uretse urebe urabona ko nta kindi kintu ufite cyo gukora koko kare njye ko hari isaha dore nibyo yampaye ngo nze kuza kureba do okay ubuzima bawe ibihe byiza n'ibibi habaho igihe wishimye cyangwa ubabara gusa ikibi ni ukuba intandaro y'ibi